ntabwo wamenye byaba arimo icyo mbare kuna musitari wo gutongana nawe ariko mwifuza abyumvishe sawa sinkuteye ubwoba nimujya gufata biruta ukarenza umwanya wa 10 nzagufata muzingazinga ibyo mama azakubona akakwanga kandi kugira ngo ndigukere nibyo se byabirimo ubwo ndi umuswa ariko nkurusha ahubwo nayo bene impamvu ugera mu gatatu primaire wowe se sibiyemo kanga ibuka kandi ukashye kumureba akanyonga mu buno nibyo ashoboye ngo ntabahungu bagutwara sinzi nawe ibyo se birabareba ako mushiki wanjye ubundi waje ugira umuco mva ukuntu uri kudutuka batuka niba byakunaniye twebwe byarakutunaniye nindukurusha gutukana ye murashondana ubundi mupfana iki n'inkoko dupfana iki n'inkoko ubwo wari musaza wazo ubundi so uzabyara kisi uzaturaga amagi nyumvira umva gutukana wajya ngo ni umutwaro ubundi ari wowe nawe si bo muti babatwamura twakazi muri ko mwese muri kunucya mu maso muceceke ni yiki uwo wigize umuntu mukuru mundi suri ako mugira izina rimwe sha mwege muri ihene ayo niyo y'ingenzi amazina se niyo uzigisha nari bireka dukomeze ndikumva mukarishye ako ni mwege abanyeshuri beza njyewe ubundi nkunda kwigisha abanyeshuri bakarishye nk'amwe njye naranabirangije tekereza mbwira ntabwo nyuranga uticha ukunda gusinzira hari igihe ariko bari muri salo bagafata igahana umuntu ashaka gukarasa akabikagurisha na turiya dutabo umuntu akatugurisha akanamucagaza mu mifuka ari gusa ko ubukene bwateye icyo ni igitekerezo cyiza ahubwo wowe tuzana ndicuza umwanya wanjye wose nagutayeho ndifuza gusubiza ibihe inyuma nkisubiraho Dawera Dawe urambaza iki ahe akugwangaga kunyitabura aho ngaho reba isaha zigeze undure nawe isaha zigeze ntegereje abantu izi saha ntibategereje nababuze usengere urubyiruko rw'ubu ngubu koko rurashaka kwiga cyangwa byararangiye muri kubona bikancanga bari abana kandi nibatiga bazagira imico mibi niho handi hazava abantu b'indaya niho handi hazava abana b'ibirara reba nka kariya gahungu gafite uduco tubi wagira ngo ntabwo karizwe uriya mukobwa byararangiye ariko nanjye kubafata nkabashyira ku murongo neza bakajya ku murongo nkashyiraho nivo ku dukosa twabo nkagenda mbafata gake gake mbigisha mbaha n'ubumenyi bwo mu ishuri ariko rero biranze ntabwo bari kuza kwiga ubuse mfata nimero ya mama wabo nyisibi cyangwa nyifate mbahamagare mbabwira ko abanyeshuri batari kuza kwiga akosana none ahe ntabwo ko uyu munsi mama tubwiye ngo nibwo tujya kwiga ku kandi nawe muticere yabitubwiye ngo uyu munsi nibwo tujyayo tutaza ngo tugende aho bwicazwa hano mubwire ndakurambiwe si unyigisha si uri mwarimu wanjye nunyishyurira ishuri rero ntukanyibutse kwiga kuko ntabwo ari we nigira si ubundi wigize iki nari mbonye n'akazi sini bataza kwiga biragenda ndebe ku isaha ndebe ko wenda nagumya nkabategereza saa 12 twaravuganye saa 8 ubuse bari gukora iki tonde mfata umwanzuro ndebe nibagaruka none ntago bazanyira ntago banyira ntago banyirutese reba shaka kwigira uturara bakiri abana kandi ba mama wabo bafite ubushake bwo kuba bakiga abandi bari ku mihanda
turaza kubyigaho pe. nubwo ndi musaza wawe ngomba kukuyobora cyambere nkusha ubwenge ukumva ubu se ko nifashe nakava mu nzira akaza kuguca ngo se ngo tujye kwiga no kumyimyoje ibyo mubwira ntabwo ari byo undusha ubwenge Suzana ngana ibyo n'ibindi ariko nkusha ubwenge bwo mu ishuri bwarakunaniye none ubwo nzi ubwahehe mani nkusha ubwenge ujye wemera kandi ushaka kwaza tukajya kwiga wa mwarimu turakara umva nkubwire pre ntukamenyere nujya ujya kuvuga ibyo kwiga nanjye ntabwo uzamumenyera ariko ujye ubanza ushyira agatoki ku munwa wowe nakugira se ngo ugashireho ngabanyeho amagambo nawe ungabanyereraho induru aho ubundi ubona ngana nawe ntushaka ubundi utanase niba undi utundusha iki kandi nsigaye mbona usuzugura usigaye usuzugura ndasuzugura nyine ni iminsi mike ibyo uri gukora ni iminsi uzakora iki uzi guca amanza umva nkubwira ahubwo shaka amayinite hamagare tico amayinite yo ndayafite mubwire ko tutari buze ngenda njyewe ariko ndetse namubwire ko twese wowe ndamubwira ko wagumye mu rwacyo uri gukora ni ahantu uri buke ndahajya none washizeho intego se ni ahantu uri buge urahamaguru se ndajyayo sawa ndakwereka ko utari buve hano ndahava ariko ubundi wariye iki wariye imboga wanza warariye n'umurizo w'ihene none se niwazoroye nyine nawe urakurya Ubu se amasaha natayanga nicaye mbategereje. Ntabwo mba nigiriye mu kabari nkinywera icupa hamwe n'abandi bagabo. Asikiwe kandebe ko nakigira mu kabari nkajya kwinywera n'ubundi nabazashaka undi mwarimu nta kundi byagera rwose nta kundi byagera njye barana nubwo nazabishobora kandi umaze kubyimba aho reka nguhunge ndikumva yuko nesha se ariko umenye ko nuri bujye kwiga ahubwo ko nguhunge bidinze ariko nagendesha mba niziye muri meditation nka kariya kabobo kakaza kakamena amatwi ngo njye kwiga ubundi se karanyishyurira nama mu ncicuro ngo njye kwiga nabimbwira ko kakabimbwira ubundi se ndiga kugira ngo cyangwa nzarivemo ibintu mushiki wanjye nkoreye imana uri kumbabaza mushiki wanjye tuma natajya kwiga use ese we usama kuko mushiki wanjye nzamukorera iki se ndabigenza utubutica ntiyarakaye wasanga hano ngana